mbare ni bikorera ko nyine nawe. Rero ni kare bicara. Muze bize. Ni kare iwanjye urisanga nta kibazo. Ahubwo se Nuhunga. Kumuragiye kure. Wapipe. Ahubwo se uretse mwakiriza gake. Jesse. Mbese neza niba mu rugo naje mfashe icyo kurya. Okay. Yaciye ngo n'ifitsi tudanaheruka. Nise ko kurima kumarira. Suma kubura ndwara ngakeka. Thank you. Yes. Ako ni nani byose kuvuga. Ako ntamigi wawe. Nasura. Nta nubwo ujya uhinduka. Iki kubwira ko ufite sheri. Asasheri yatuma tukagira. Sona. Tegera iki? Asasheri se ni bisanzwe. Oya no kuri na we nkoresha amafuti pe. Ntungu aramutse ahingutanga. Niza n'iki kirenze sheri namurenze n'undi. Oya. Kuriya n'undi se. Oya. Usi ahingutanga namubwira ngo hafi ariko nawe yitwara ibintu gake. Ibaze nkungu reba nkungu ni muri weekend akunda kuza kunsura ataneguje ibaze ngiye kubona nkabona ahingutanga. Ahubwo no kuri ushatse wakigera hirya no yibagize no sibye kandi wowe sinashaka kuneza sheri wanjye kwe. Sheri nabirenze. Ni ibintu byadanze ko bahingutanga ahubwo sinabura ahubwo nkora sinabura namubwira ngo kiko meze gute sumeze neza waretse tukabyoroshya ibi ihangane tubyoroshye rwose nuko niyo mungu tubyoroshye pe cyangwa se n'iki kirenze oya nisungu bazo nta sheri ugira sheri ga n'ibintu bisanga oya nese n'ibintu bisanzwe gute waretse kungora ibyo ni ibintu bisanzwe murashaka kunkoresha amafoto rega ntabangusha mu cyare ariko iyo mwese siri kumbona ukuntu waje wambaye bangusha mu cyare se si byo byiza oya warashishwa byoroshya sisi nakubwiye ako nawe wangusha mu cyapa niba wambaye si byiza wabikunze what Baby, ibi ni biki mbonye n'amafaranga. Ibiki se baby? Ni biki mwamuri gukora? Turi gukora ibiki? Hari ikintu turi gukora? Urakora iki hano? Njyewe nta kintu nakora. Ni inshuti yanjye yaje kunsura uyu mukobwa turaziranye n'inshuti yanjye. Naje kumusura. Inshuti yawe se murasomana? Ariko nta muntu yo murasomana. Reba urukundo ikigoryi. Ni amaso ngira. Dusomana twebwe? Ni amaso ngira. Reka Imana yo mu ijuru irabona. Twe dusomana ba? Mukore ni imuza ni umusatsi yawe maravuga ngo nimugirire neza. Waje gukora iki hano se mukobwa? Waje gukora iki hano? Nisu abakobwa bose bazajya baza kunsura uzajya babaza ngo waje gukora iki hano? Abakobwa bose bazajya baza kugusura muzajya musomana. Dusomana? Njye nsomanye n'uyu mukobwa? Bebe murangira igicucu. Ntabyo niboneye. Mana yo mu ijuru. Uyu mukobwa nagusire dusomana baby. Come on. Ahubwo icara. Uri kubona ntatekereza? Ni ukuri ngwino wicare ibintu urimo uravuga wasanga ukuri. Sini. Imbere kiravuga. Baby tuza. Kumuraho. Tuza baby. Nimwongere kumuraho. Njyewe nari urabara ikibazo. Ugiye se kukubona? Nyine nuko mugiye ugera hano. Ugiye kukubona? Baby cyugabanya. Nimuraho. Ariko uyu yari yaje kunsura. Nuko ubigize akavuyo kavuga ngo ibintu twatirimo ngo twatiri gusomana uyu yari yaje kunsura. Njyewe nawe birangiye hano. Baby tuza. Ndakwiyemera. Ngangana.
Wow. Titi. Nari witanze. Asepetana n'ubu ngubu kwe. Usimamagare. Base na rwa Titi. Ntabwo nicara, nta mwanya mfite hano. Muhira nigeze. Okay, reka. Nyine ikintu cya gitumye umuhamagara. Ni ibyo nashakaga kumva. Urabizi nyine ukuntu ushize wagiye uvuga ngo hano wasanze umukobwa ko turi gusomana ariko mu by'ukuri wenda ntabwo twari turi gusomana pe sibyo wowe ushobora kuba warabibonye nawe ku giti cyawe ariko ntabwo twari turi gusomana nifuzaga rero ko wacururuka tukongera tugakundana. It's okay. Njyewe narakubabariye. Umutima wanjye urera pe, imbabazi naraziguhaye. Wow. Ariko relationship twadufitanye hagati yanjye nawe yarangiriye kiragiye. Ase mama tuvuge ko ubu ngubu utatanga imbabazi niba ikosa rimwe Simba nyumva ni ibyo nari mfite kukubwira byararangiye ahubwo nta kintu mfite kumva ni ibyo ashaka kumbwira gusa. Baby nicyo ashaka kukubwira nshaka gusaba imbabazi tuwe twasubirana Okay. tuwe twakora ubukwe byararangiye hagati yanjye nawe. Baby ni ukumbwira Hey baby, come on, let me film something. Hey, Você vai como não conhece? você ouve a gana Você vai mugani. Não sei, mami, eu vou. Mari, não sei. yaraje kumutira byeruye nakuzongera gusubirana Aí eu vou catira. baramukunda ariko bizongera kuvamo ngo byarangiye. Cyarangiye. None se yigeze kuvuga ko yari bo bari bamwe icyagiye. No, Gute se? hata you say Ntabwo yakubwiye. happy kabisa. Oh my god. Ubwire rero ukuntu byagenze. Mami umunsi nazaga hano. Kuko mami n'inshuti yanjye baratubazanye. Twari turi kumwe nyina ramwe. Umva rero ndashaka kwaka serivisi ariko umbabarire uzayishobora pe. Shani nimba itabona nashobora ki. Boyfriend yawe se umwibuka? Boyfriend wawe. Wa muhungu ujya kwa muremure w'agakakunda. Ngo ndashaka ko umwongerageza Mu bijyanye n'iki? n'urukundo nshaka kureba koko kankunda by'ukuri. Subize sigiye kirimo nshaka n'amafaranga urabizi mba nifite ikibazo cyinshi. Janete gusa amafaranga nta kibazo amafaranga nzaba. Okay, aho rero njyewe ni gute urabizi ibyo n'utuntu twanjye natandukanye. Wigeze akubwira? Muri make wansengeye mwabipanze Ahubwo kuki atakumva ko mwimbaje kukatanvuga. Wigeze akubwira? nese wowe nawe muri inshuti Mami uzi wa munsi nagiye musanga batatu babiganira shana namuje n'abandi batifite. Uzi ukuntu yarandi. niyo mpamvu yanyiriyeho kuriya kwa ko yiboneye abandi se ako Sinzi impamvu atakubwira. bakobwa ubwenge bushyiraho Akusubiza nimba yakufashe ikibazo kiri uriya mwibone. Umva se ngo sabukuru nziza wabona nakuzaniye n'akantu. Ntabwo nubwo umusaza kuri yawe. sabukuru Oh my god. cyo byari byanjabutse kabisa. Sibase nabwo ushimye ko nakuza uzubaza ko ngiye Wow, kwiga. thank you. Nakuzaniye nawe ngira akantu keza ndetse sibwa gafundurira ahantu. Sibashobora gufundurira hano. Si wanje nkimara amatsi. Aya ndakwereka ko cyangwa gufundurira. Nose ubundi nimba mami yaragiye. Ko mimi njye nubwo ari yantumye ngo nze muri biriya ko ndajyangiye nikurugiye nakuka kugumana. Hari igihe mba numva rero namara igihe ntasubira muri relationship. Salamu, usimbaze ndi umukobwa mubi. Oya nukuri pe. Usiguye iki nako. Igikombe cyiza nukuri. Simbaze. Igikombe cyiza. Musema mutwamubonye kwivana n'undi ko nanjye byangiye gukomeza. Jewe shiri ntabwo nabikora ahubwo nyine nyizeye urabyemeye Ntabwo arabikora. hafi
urabyemeye basi se urabyemeye thank you ahubwo se cyane kuba tuvuye twicara hano bitwaye iki se kuko ushatse n'ahandi washaka twahagenda dusohoke se urashaka ko dusohoke apana gusohoka ahubwo se tujye nyine mu cyumba cyo kwekana kuzana inama keza ingana se niba tuvuye twicara ngaho nyine tujye mu cyumba cyo kwekana keza nyine ndabakunda tugende thank you What's wrong with you? Oh, she was. Babe, ibi ni ibiki ko? Babe. Ese iyi ni invitation y'ubukwe bwawe? Babe, gute wasora invitation kandi ubizi ko ngukunda? Dufite ubukwe bw'abahanga ngira ngo wabibonye. So wabibonye? Jeannette, ni wowe wawe dufite ubukwe. Ose babe, wabuze ibintu Jeannette yambwiye. Mami, nabikoze. Akira, ibyo byanjye nabikoze. Ariko ndababaye. Si wamwiboneye se? Ntabwo nakwiyumvisha ko ibyo natekerezaga kuri Simba kuko Mari kari none impamo. umujyi yarashyushyemo. Ibaze ko iyo utindaho gake. Niyo utindaho gake gusanga n'ibindi byabaye. Ibaze ngewe umva, yazaga yihuta cyane afite ubushyuhe wagira ngo siwe. Ngo ndebe, ubusara kumamagara mbazi iki? Mbabara n'umwitaba. Ubwo ashaka kukubwira ngo ibiki biri. Mureke. Kabume mutere stories. Mani afite ubushyuhe, yahise aza aransoma. Mani iyo utinda gato usanga n'ibindi byabaye ahubwo wakoze. Nubwo none ushaka nawe. N'ubundi ariko ni ikigaragara ko niyo tubana n'ubundi ibintu yari kuzajya bikomeza akabibona. Ese ubundi ava mu basore. Gusa nyine Imana ishimwe ko mbimenye tutarabana. Mbasa ahubwo gira wowe niba ufite gahunda ahubwo se undi uranyishyura gute? Jeannette, mbabarira rwose nzakwishyura mu cyumweru gitaha. Kuko ndumva ntameze neza. Cyangwa n'abagabo usigaye kubaza. Ubuse ni we nanone. Ntabwo yaba atari. Mana yanjye. Nisuri byo kwishyura nyine. Mbabarira ndakwinginze simeze neza reka nzakwishyura mu cyumweru gitaha. Okay, nimba ari nari byo kunyishyura tugende ngutemo uzanyishyure rimwe. Tujye kweka tuba twibereye. Hari ibintu byose, hariyo n'abasore. Nakenjoyinga, hari amazi kwa koga. Nyine tujye kweka ku isoko. Ibana mu stress z'umusore mukupe cyase phone yesiganga twigendeye uzagura ibintu muri yikura. Sibyo? Siko cyo goma ku. Tinga ko kana abasore beza. Reka niba nkiye. Twicire hano. Hari abantu giye kana. Mbabarira Jeannette ninjye wamwenda naza kugerageza ariko ndakwinginze mbabarira. Uri kumva icyo ngicyo ari ikintu cyo kuvuga ngo waramwereye. Ndakwinginze ninjye wamwenda. Si ubundi tuvuge ko imyaka yose twari tumara. Ubu kiriya cyo gihe wari ubonye icyo kugerageza. Urukundo ntagerageza niba mu mukobwa. Urukundo ntagerageza niba mu urukundo rusaba kwizerana kubabarira. Erega niyo byari kuba byabaye baby wari kunyumva bitewe n'impamvu kandi n'impamvu yanjye ntabwo wigeze utekereza kuyumva. Iyo umuntu wari ukeneye ko dukundana ngira uba waranyumvishe byibura byaba ari no kurereka nasohoye invitasiyo mfite ubukwe n'umugore wanjye mvira mu rugo aho haguruka mugore haguruka